Hello guys, tubanjije kuba twabiseguraho ku kibazo cya filime Inkovu. Filime mwakunze muri benshi cyane ariko muri minsi ntagiye kuboneka neza kubera ikibazo cyo kuba tugiye kuyihindurira channel yacagaho gacisha ku yindi channel. Nari mumenyereye kwica kuri Bunduki Studio ariko ubu siko bimeze. Igiye kugica kuri YouTube channel yitwa Akagoroba k'Ababyeyi. Icyo usabwa kura subscribe hakiri kare kugera filime tukishyira kuri Akagoroba k'Ababyeyi uyibone mu ba mbere. Turakomeza aho twari tugeze ku bice twari tugezeho, mukomeze muryoherwe. Mpamvu tugiye kuba twahindurira channel tukayivana kuri Bunduki Studio tukajyana ku Kagoroba k'Ababyeyi ni ukugira ngo igica kuri YouTube yayo yihariye yonyine rero bita Akagoroba k'Ababyeyi. Rero icyo usabwa kura subscribe, mukomeze twandike ibitekerezo byanyu muri comment, mutubwire ibigenda neza n'ibitagenda neza n'ibyo twahindura, mukomeze mudufashe, ibitekerezo byanyu turabisoma, mukomeze mudufashe. Rero filime Inkovu igiye kugica kuri YouTube Akagoroba k'Ababyeyi, izajya ijyaho saa 8 buri munsi guhera kwa mbere kugeza kuwa gatanu. Kora subscribe rero kugira ngo uyibone mu wa mbere.